mu Rwanda. Yeah, so nyine niwe yakacinze iya yanjye nyine afite nyine voice is not voice ariko a flow. Nyine no n'ikindi kintu bitwa cadence yo mu muziki tu. Nyine cadence iba so cadence ye nayikunze and then flow ye imyandikire cyane kubera n'ubundi nakoze n'ubundi ushaka nsanga yuko mbere yakoraga na poetry. Yeah, ari umusizi kabisa. So it's very like you know if guy is very talented kubera bimfasha kugira sound yanjye yihariye tu ku buryo wakumva indirimbo ukavuga ni Patoo yayikoze utitiranye nyine ariko mu mitwarire nyine ni kwa kundi uri muri studio ukareba nyine byinsazi kabisa ibyo kwigiraho no ngiye numvaga birenze bya dance numvaga ndenze byinsazi ati ibintu nakoze naciye impaka uyu munsi no nicyo byambaga imbaraga nyine so it's me wiyaga imbaraga kwa nta muntu wambwiye ntago nari ndi mu musician. I've not been a musician when icyo navuga mfite library y'umuziki munini cyane. Nakoze projet ya Davis D. Yeah, Davis na Marino. Yeah, Nuza Kenny K-Shot and yeah na ish na bongela yeah wama ya love me Afite na kuduha omboya ne muri la vida loca ndi hasi erega ndashaka umuziki kandi akubeye nta kundi nyine reka nemera nkorera umuziki. Muri kutubeshya barabeshya baba bari kubeshya abahanzi b'abakobwa babashinja abakobwa rero bakomeze bandike muri comment batubwire ibyo ari byo ko ibintu mujya mubishinjwa byatari nimba bibaho ngewe ntago nari nabyumvaho ibyo bintu. Shana comment mfite kuri ibyo ni wenda abo n'abandi ba producer no guhura n'umuhanzi nyine hanze ya studio kandi ngubera muri studio wenda nyine wakinga n'umuhanzi muri studio ariko nyine ndi kuvuga ibintu byo ntago nkunda guhura n'abanzi hanze ya studio ngo nyine nza muri pull up cyangwa kandi ariko ibyo byose bivuga twavuga n'ubundi bibera ngo muri studio nge ariko wenda nongeye kuguha ikaze ukurikiye The Main TV ikiganiro cyo ni The Other Side Show banyita TY Cobra ngira ngo murabona ahantu nibereye uyu munsi ntatandukanye na hamwe musanzwe mutubona ahangaha niziye muri studio ya The Main Records aho dusanzemo producer Patoo ikaze. Thanks bro. Meze fresh nari yeah bamwita Patoo no dusanze hano muri The Man Records agiye kutuganiriza ku bintu byinshi bitandukanye yaba ama projet agenda akora yaba ama projet afite muri studio abahanzi bakomeye agenda akorera ushobora kuba umuze kutaruzi kariwe araza no kutwumvisha ya jingo ye ya fresh byatari ugenda uva mu muziki itandukanye ariko ntumenye kariwe Patoo ni neza naribi cyane neza ndashima Imana bro kabisa yeah. It's good. Yeah, it's just always in the studio. Mbandi muri studio 24/7. Ndi gukora imizigo nyine nshaka kugera ahantu tu. Mbandi guhiga. Uri guhiga gake mbandi guhiga kabisa. Mwibanga rikomeye bucece tu. Kabisa. Abantu se bajya kubwira ko bakubuze kandi wenda bibereye hano. Cyane kabisa. Nejo bundi abamujama wambajije ngo nahise manko wabuze ndavuga nahise nagiye he. Kandi twarahuye muri studio muja usaba yumva waraburiye ahubwo niwe wabuze ngewe nyine ahuzi ahura bahazi mba ndi muri studio mwana handi hantu no gusohoka ni gake cyane ariko n'undi bari akazi tu. Hanyuma imishinga myinshi y'abahanzi batandukanye ubu ngubu uri kwikorera hano muri The Main hano muri The Main bimeze gute duisho ya The Main Records ubundi mukora gute nk'ibiciro s'ubundi wenda wemera kwivuga cyangwa nibanga tuganirize gato kubijyanye n'imikorere ya studio ya The Main nkuko tugusanze makakanya. Nyeka yuko I think murabizi ko twimutse this year nyine studio twarimutse tutangiye ibintu byinshi nyine indi mishinga myinshi ariko studio n'ubundi ni kwa kundi mba ndi muri studio ndi gukorana n'abandi ba producer babiri Rush na Nuza na Isopro. Yeah, of course nabo n'abavandimwe tu nyine aba producer tuba tumeze nkaho turi abasika nyine turi kurwana urugamba rumwe tu. Industry murashaka kwizamura byatari. No studio ngewe umwaka navuga yuko wanangiye fresh cyane. kubera hari ama projet menshi ndi kujya gukora.
last year nayo namaze almost umwaka wose nyine ndi kwiga production. Ariko this year ndi gukora ama projet abahanzi muzi batandukanye mugiye mu minsi mike murumva projet zabo none ibintu ku biciro byo sinzi ibyo ngibyo muzi tuzadealinga kabisa. umuntu araza kureba muri the main nyine wenda mukavugana bijyanye na wenda na quality icyo ashaka se muri ubwo buryo na project type of projects nyine hari abantu babaza bafite projects zitandukanye bafite ama publicité ama instrumentals y'ama movie nyine ubyona is background music background music y'ama movies none n'indirimbo zisanzwe so all of them are bitandukanye so nyine no kuvuga ngo biterwa na type of project abaje gukora muri ubwo buryo wenda yishakamo. Ntekereza ko n'umuntu uje kura nk'indirimbo imwe nuzanye projet ya EP ibiciro byaba bitandukanye cyane ntisi nijoro. Urumva ko hari discount mu general bitewe na projet ukari ingano ya projet ukari nyinshi depends kabisa. Of course umuntu ikintu naca umuntu ku indirimbo imwe no kuri EP ifite nk'indimi 5 cyangwa 6 biba bitandukanye. Ariko ntago nyine bari ariko biba byumvikana nyine ni ibiciro byumvikana. Hanyuma umuntu acyumva Patoo wenda ntago ari wenda izina riramenyerwa cyane muri industry, ariko ntekereza ko ari izina ryo kwitega muri no muziki wenda w'u Rwanda. Yego. Ni yihe ndirimbo wenda kakanya wavuga ko hari ukuntu iri kukumenyekanisha cyane waba warakozeho nyine ku buryo ushobora kuyivuga nk'abantu bakabahita bumva nyine wenda bahita bumva ko Patoo muri ndirimbo? Mu mwaka ushize I think ugiye kurangira umwaka ugiye gusoza tu hari indirimbo nakoreye nuza Gabiro Guitar kuri album ye aheruka. Ni indirimbo yitwa Juju. It's a very nice song. Nyeka yuko kuri album nyine iri mu ndirimbo zakunzwe cyane kuri album. So then of course hari andi ma projet ari kuza vuba so nyine muyitege tu. Ni izina ryo kwitega muri industry y'u Rwanda ya music nyarwanda. None se Patoo aba producer benshi nk'urugero wenda nk'abantu bagitangira bakiri kuza mu muziki usanga hari abantu bafite basa nk'abireferaho urugero ukavuga ati wenda ngiyewe ndi producer ndi kuzamuka ariko hari uwo nkunda nireferaho. Ubu ufite nk'umu producer wemera cyane? Ni benshi ni ahubwo isinzi ntago navuga ko ntago mbashaka kwirefera ku muntu umwe tu. Nyine of course wenda navuga hari aba producer nka 5 mu Rwanda. Nefera wenda atari kwirefera cyane ariko nyine kumva kubera ngewe nyitangira production naje na afrobeat nkora ni software bakoramo nayo nzi. So bisaba nyine yuko ngira amahirwe na Rush uri muri abo producers. Abimfashamo gake nyine amenyeza ibyuma n'iki ibindi nyine abisigira creativity yanjye. So normal producers of course harimo Rush niwe wa mbere za Element, Pastor P, of course legend kabisa, legend wa Danje, Bob Pro, Afite sound itaba nyine Bob Pro nyine ari mu bantu b'ingenzi muri industry y'umuziki yo mu Rwanda. Ntekereza ko nta ndirimbo igipfa gusohoka ngo ibe hit hatarimo Bob Pro on the mix. Atayimixinze uko birashoboka ko yabaho ariko ni gake cyane. Ntekereza ko afite uruhare byinshi cyane nyine yabiboostinze cyane. And then ubu maze kuvuga 3 abandi babiri harimo Santana Sauce muri High Five. Nawe akora indirimbo nziza cyane. Wanyuma nanuza X on the beat. Abo babiri banyuma Santana na X nyine nagize amahirwe yo kurana nabo turaganira n'undi no kureba nyine ukuntu bakora muri studio nyine ngiye utuntu mbigaho ariko nyine biba ari sawa kuko ikiza nyine nabakundiye nyine they are welcoming. Nyine nicyo kintu nakundiye aba producers bo mu Rwanda. Nyine hari ukuntu nafite ishusho itandukanye ku producer ukuntu bazaba bameze ariko nyine nasanze producer akwaki akakwereka utuntu akakwigisha utuntu kubera nyine abazi yuko the future nyine ugomba share something nawe ugatanga nyine nanjye nzagira abo nigisha namutuntu. So nicyo mbashimira nyine aba producers bo mu Rwanda kabisa bafite urukundo kandi nyine they are very talented cyane. Navuga muri Africa
kabisa wa the leading nyine bari ibintu byiza kubona indirimbo yo muri Kenya hits zo muri Kenya zikorwa na Rush cyangwa ukabona ba Element bari gukora indirimbo na Nuza na Harmonize nyine bikwereka yuko amaso nyine abari ku Rwanda tu na level ya production wenda mu Rwanda buri genda izamuka ifata mu karere ifata n'izindi ntera muri Afrika se wenda nta producer bavuga ati wireferaho wenda badanje muri Afrika ni babiri KLP Vibes wo muri Nigeria na London wo muri Nigeria na ariko KLP Vibes ukoze amahit menshi ya Burna Boy JJ Dama Planams n'ayikoze no nanu za London we nyine navuga we uri best up okay ntabwo ari upcoming ariko nyine muri young producers Rema hafi Calm Daniel Rema Soundgasm Rasta yo muri iyi minsi ni London kabisa no our producers wenda ntabwo barefera cyane kuri sound yabo ntabwo ari cyo navuga yuko mbarefera nyine nifera ku myitwarire yabo uburyo bitwara mu kazi kubera nicyo cy'ingenzi buri kubera music byo nyine ntabwo nkunda kwirefera ku muntu kubera bimfasha kugira sound yanjye yihariye tu ku buryo wakumva indirimbo ukavuga ni Patoo wayikoze utitiranye nyine ariko mu myitwarire nyine ni kwa kundi uri muri studio ukareba ka interview ukareba ukuntu nyine aba ameze nyine ukuntu interacting n'abahanzi n'abasani nicyo mbigiraho cyane kurenza umuziki hanyuma watangiye gute watangiye kwinjira muri career production ryari niki cyagutera imbaraga nyine niki cyagusunikiraga kuza muri no production career your passion ufite passion niki cyaguteraga wenda your passion nyine which is behind that ahubwo story kun yatangiye nyine byageze muri life a point in my life muri 2021 covid nyine imaze igihe irimo nyine yageze ahantu muri life ahantu nyine ubushobozi bwari butangiye kubura tu school ntabwo nari ndi muri school ibaze nayifite ubushobozi bw'icyo bwaragusunitse nayifite 15 years ariko muri nyine ubu mfite 18 ufite 18 years no so everything was bad no ngira amahirwe nyine nayifite inshuti nziza kubera nari nziranye nyine good friends abantu bafite umutima mwiza baramfasha nyine ndangiza segonderi noneho iyo nshuti yanjye yafite laptop noneho nanjye kwa gucokoza nyine kuba nkunda ibintu by'amamashini cyane ngo kuri application yitwa FL Studio n'ubundi niyo abapolisi benshi batangiraho ntangiraho nkora ama hip hop afro nubwo nzi afrobeat icyo ari cyo kubera nta ndirimbo ya afrobeat nayo nzi at that time zero kabisa nkakora hip hop no ni kwa kundi ukora ibintu by'ubufu nyine by'insazi kabisa ibyo kwigiraho no ngiye numvaga birenze bya dani numvaga ndenze by'insazi no nicyo byambaga imbaraga nyine so it's me wihaga imbaraga kuko nta muntu ntabwo nari ndi mu musician I've not been a musician wenda icyo navuga mfite library y'umuziki munini cyane so nyine kubera uko nakuze nyine numvaga indirimbo za all around the world so ntabwo nari ndi stuck muri genre nyine everyone nabumvaga Michael Jackson, Whitney Houston, nawo muri South Africa Fally Ipupa abo jamani nyine nabumvaga ariko nyine nazi byari ariko nkumva ibintu amasound yayo ngasanga ni kwitegereza beat yayo cyane atari ukuntu yaririmbye cyangwa nyine niteza beat cyane ukuntu nibaza uyu muntu yakoze ikintu gute ndavuga nanjye nshaka kubikora so naricaye kubera I wasn't in school nkazajya mara nyine inshuti yanjye kubera we yajyaga ku ishuri nyine namubonaga ari kujya ku ishuri agataha yagendaga akansanga ndi ku imashini ndi kwikorera ama beat ku ka laptop no birangira kugira ngo bibe serious byarangiye nageze muri the main 2021 kubera Safi Eric so nayo nabibwiye ko mba ndi gukora ama beat ambwiye nyorezaho umunsi umwe nshishiduka mbwiye ngo ngwino tujye muri studio nsanga yo Rush na Mistake na Yuhi Mike nibo n'abahanzi ba mbere nyine na recordinze ku ndirimbo zanjye
mistake nyeka yuko ari wa mbere mistake wakoze ku cyaro I think he was the first artist na recordinze and then niho nahise mbifata serious kubera I saw my future yanjye muri ibyo bintu so like nyine nakoraga ibintu nabizi ariko nyine nkumva abandi ba producer bose muri bwa nyine nagerayo if I put in the work kubera nyine numva yuko nta muntu kuri isi utakora ikintu nyine abishyizemo imbaraga ariko n'ubwenge ko yashizemo imbaraga gusa nyine birangira wasting the time yawe so then namaze turimo 2021 so 2022 hafi umwaka wose nayo maze nyine nta muhanzi nkotankitinga nta muntu hamagara nicaye muri studio nkakora beat from morning to night kabisa kugira ngo boosting a level numvishe at the end of the year numvishe yuko byari bigeze ahantu nibwo na contactinze Gabiro mwereza beat nyine birangira nyine ayikunze turakora and then so nyine ikintu nyine ngewe mba nshaka kuha agaciro cyane ni hard work nyine guha ikintu time man very important cyane kubera ntabwo wabyuka uyu munsi ngo uvuge bigiye gukora ikintu cya dance ngo gukora cyane no gukunda n'urukundo rwawe ahubwo urukundo nirwo rwa mbere banza ukora icyo kintu ukunda icyo kintu uri gukora no wenda sinzi wenda ukuntu njye nabivuga hari ukuntu ukora cyane ariko utazi aho werekeje ahubwo njye navuga yuko ubanza ugatekerezaho nyine aho ushaka kugera ugasetinga amagoals kubera iyo ukoze uri kugenda nyine uri gukora ariko usetinze goal ngo ubu ngubu ngomba kuba nzi gukora iki birangira bibaye more simple cyane ukumva nyine nta n'akazi wakoze ariko warakoze byataye hanyuma wowe se goal yawe ni ukugera hehe muri industry wenda ushaka kurenga u Rwanda ni u Rwanda gusa ni ukurenga u Rwanda ukagera kure duhe gato recap ya goal cyangwa dukomereza gato ko ahantu wumva wifuza kugera nyine tubona kugeza career yawe goals zanjye goals ahubwo nari nzifite mbere yuko mba n'umu producer kubera navuga yuko kuba umu producer nibwo buryo nzabigeraho ariko izo goal nari mfite imyaka 5 mfite imyaka 4 my sisters nyine my elder sister nyine mushiki wanjye mukuru yakunda kunyita nyine umusitari wetu because wenda navuga yuko nyine ambonamo ikintu tu so my goals njyewe ni ukurenga nakibonyeho mbere yuko nawe akimbona ni njyewe wakimweretse so nyine nta muntu wakubonamo ikintu utakimweretse njyewe goals zanjye wenda of course nyine wenda abantu babyumva nk'ibintu bitabaho ariko ni ukurenga Afrika ni ukurenga Amerika nyine ni uguhuza abantu bose ku buryo baba banzi wenda atari uko nyine I'm from there cyangwa nyine from one way or another bakamenya igikorwa cyanjye n'uyu mu producer uri kuri global level tuvuge wenda urwego mondial wifuza kugera nko ku rwego rw'icyo twumva abandi ba producer bakomeye nk'aba David Guetta ba Timberlake Dr. Dre ba Timbaland bose hari n'uyu mu producer bumva wifuza kugera ku rwego nk'urwo ariho kuvuze ko warenga Afrika ukarenga u Rwanda ukagera kuri urwego isi yose ikakomeye navuga Dr. Dre kubera ukuntu we ahubwo uzakore documentary ya Dr. Dre ukuntu we yabigenje nyine ni ukuntu ntago byabagaho mu gihe cye nyine yazanye sound charge iri completely new agera ku isi yose none ahantu we mwemereraho cyane ukuntu nyuma yaho nyine buri mu producer cyangwa buri career yose igihe cyacyo wenda bavuga umuhanzi nyine bafite lifetime y'imyaka 5 none akahita zima cyangwa ikagenda nyine ukundi kuntu we nyine yabonye ukuntu we yabitaninga into something nyine bizamara lifetime kuko ngo yageze nko mu myaka 50 cyangwa 40 ndakeka 50 kandi yabitangiye afite nka 20 cyangwa 19 hafa so nyine ukuntu yabitanize into a business ibintu biri kugeza n'ubu ngubu yuko bavuga Dr. Dre nyine acyari mu mitima y'abantu nawe acyafite business acyameze neza so nicyo kintu njye na appreciating cyane kuri urugendo nyine mind ye
ari nacyo mwigiraho nyine kuba wakomeza nyine ukagera kuri urwo rwego rwe. Aka kanya twavuga ko hari abahanzi wenda bakomeye muri gukorana hano muri The Main, niba nta kibazo ushobora kuba mentioninga ukavuga ati mfite projet n'aba basani. That's why niyo mpamvu n'ubundi natangiye kuvuga uyu mwaka nyine uri gutangira neza. Of course ntabwo biba byagera aho njye nifuza ariko biri gutangira neza. Of course natangiye uyu mwaka nakoze projet ya Davis D. Wenda okay, of course ntabwo nayibumvise cyangwa nyine wabwira uko ariko nyine bayitegerezanya amatsiko. Davis na Marina dufite imishinga. Nuza Kenny K-Shot and na ish nawe dufite imishinga. So izo nyine izo projet muzitegereje. Of course hari izindi ngomba kongeramo nyine zigomba kuba nyinshi, ntabwo izo ziba na umwaka ntabwo wari watangira nyine urumva umwaka uracyatangira tugiye mu ntangiriro zawo. Hanyuma hari ukuntu uvuze ati wenda of course ntabwo ariho wifuza kugera, ntabwo wenda ariko ubyifuza cyane, bivuze ko ufite big dreams like hari ahandi hantu nyine wifuza kugera cyangwa indi mishinga wifuza gukoraho. Ni uwuhe muhanzi mu Rwanda ubona kuri ku rwego rwiza wakishimira gukorana nawe? Kuva nyimenya industry yo mu Rwanda hari umuhanzi umwe nyine wenda kubera music akora cyangwa uwene talent ye navuze kabisa twagira nyine tukoranye twakora ibintu binini cyane. Kubera hari ukuntu wenda iyo uri mu producer hari ukuntu wumva style z'abahanzi ukumva uyu nguyu twajyana kabisa twajyana nyine nka nuza Kivumbi King. Kivumbi bura Kivumbi nifuza gukorana na byata cyane kabisa. Iyo projet niza nayo nzavuga kabisa biri kuza. Kivumbi nizere ko nari kudukurikira nyine aka kanya, ntekereza ko icyifuzo cyawe yacyumva akaba na blessing ariko nabitekereza cyane ko uri producer nyine uri gukora ibintu bya fresh, nawe namara kumva nyine ibintu wenda uri gukora akamva nyine urwego uri kubigezaho, ntashobora kuza akishimira ko mwakorana nyine cyane kurumva izo projet uvuze nisohoka nawe agomba kwiyongera mu ugomba gukora nyine ngira ngo. And the guy is big man, like internationally baramukunda cyane, ahubwo nakeka ko bamukunda cyane kurusha mu Rwanda. Urukundo bamufitiye hanze ni Rwanda afite abafana benshi abari hanze kurusha abari mu Rwanda. Hanyuma kubera iki Kivumbi ari we wumva mu Rwanda, kuki wumva mu Rwanda ari we wakorana nawe cyane? Kivumbi ni kubera nyine hari ukuntu numvaga nyine nyitangira production nyine nakoze market research, nyine nakoze ubushakashatsi ngenda nzenguruka nyine impano zose za industry bijyanye nawe naho wifuza gushyira ibintu, numva abahanzi bose bashoboka amajani yose ashoboka mu Rwanda. So nyine niwe yakacinze iya yanjye nyine afite nyine voice is not voice ariko a flow nyine no n'ikindi kintu bitwa cadence yo mu muziki tu nyine cadence ibya so cadence ye nayo kunze and then flow ye imyandikire cyane kubera n'ubundi nakoze n'ubundi ushaka nsanga yuko mbere yakoraga na poetry ari umusizi kabisa. So it's very like you know if guy is very talented. So uzakore beat imwoherereze ibyo akubwira turiye ngo nze tubikurikirane. Hanyuma aba producer benshi si mu Rwanda gusa, yaba mu Rwanda ndetse no hanze usanga bafite impano irenze imwe, atari gukora imiziki gusa bazi no kuririmba. Hari ibintu byo kuririmba of course nyine ntago byabura muri industry yacu kunite wenda nyine ntago ariko industry zose zo zimeze ariko how industry yacu imeze nyine biba birafasha tu nyine birafasha kuzi kuririmba kugira ngo ufashe abahanzi muri melody. So kabisa bari sawa, wenda nanjye nyine ndageragezamo gake. Ngira ngo muri industry si mu Rwanda gusa no hanze y'u Rwanda yaba muri Africa na worldwide abaproducer benshi usanga nyine bafite nk'izo tala zirenze imwe, yaba kuririmba gucuranga ugasanga wenda babibangikanya. Kuri wowe ujya bishobora kubihuza? Nibyo kwifashisha tu nyine muri session yo gufasha wenda muri composition
ya ariko kuririmba wenda ntabwo biri muri goals zanjye tu nyine ubu ngubu nshaka kuba producer. no gufasha abahanzi gusa wenda wagira akashaka kumwongeramo kakamwongereramo ariko ntabwo ushaka kubikora by profession. It's not ntabwo biri mu my dreams zanjye. Okay, reka aka kanya Patoo noneho adukorere beat. Mu by'ukuri ushobora kuba uri kudukurikira ariko wibaza ngo beat bazikora gute muri studio. Uyu munsi nakuzengurukije nyine nkuzanye muri studio kugira ngo Patoo atwereke ukuntu byose bimeze muri studio, vibes za studio, ukuntu bakora beat. Kangiye kudukorera beat kugira ngo nyine atwumvishe na skills ze n'ubuhanga bwe butuma abo bahanzi bose tubwiye banamugana n'icyo bamukundira muri rusange. Patoo, umwanya nawe rero dukorere beat. Okay, so of course inuza iherera kuri ngewe nkunda guherera ku ngoma cyane nyine nizo zitanga vibe cyane, groove. Of course izo ngoma nizo bita groove. Groove ni nko kuvuga vibe nyine, groove ni ingoma nyine, vibe y'ingoma ukuntu ziba zimeze tu. So nizo nkunda gutangira kubera nizo zima idea n'amanota yo gucuranga. So of course utangira kamwe akainstrument kuri kandi. So no ukuntu wa producer nyine our producer cyane nyine wahera ku kantu gato nyine kameze nk'aka gasanda kagatangira indirimbo kagatangira indirimbo kabisa, ibindi nyine bikagenda biza. So twereke kabisa iwana turebe ukuntu babyifasha mugari muri studio. Abantu benshi nabagakoze indirimbo kanjye Simba nziyo biva niyo bijya ako ngize amahirwe yo kwinjira muri studio nyine mugari reka turebe ukuntu bikorwa. Bakita gasnare. Izo bita snare. Izo bita snare kabisa. Haije umuhanzi umwe muri kumwe muri studio akakubwira ngo ngabanyiza kuri snare. Ari kuvuga kick cyangwa ari kuvuga iki, ari kuvuga shake. So uko ni sosea. Kumva nyine groove iri gutangira kuza. Bya bintu ari fresh bana. Kumva bitangiye kuza. Na kabisa. Nyine kugira ngo hari utuntu ugutwi rw'umuntu wafata nyine apfa gufata, ariko nyine tuba dukenewe, tuba dukenewe kabisa. Nyine kwa kundi washa n'ubundi birangiye hagiye ushamo amasnare abiri cyangwa ariko nyine umuntu atabyumva, ariko wowe ubizi nyine uko hari akantu biba yongeyemo tu muri area ya sound engineering n'iki. So byose mbicurangira hano nyine iyi piano ifite instruments nyinshi. Of course software yo nyine hari ukuntu nacuranga iyo bita Logic, n'ubundi iyi ngiyi ntabwo nari nyizi nahereye kuri FL Studio. Mfata time nini cyane ndi kwiga iyi ngiyi. Ukongeramo amasheka ni beat ya amapiano. Ntabwo uhita umenya yuko ari amapiano, nyine wumva ari beat sounds, ariko hari sheka imwe uhita wumva yuko indirimbo ari amapiano. Ni iyi ngiyi ihita iranga nyine nuza y'amapiano, kongeramo kick yindi abantu bakunda nyine. Iyo umuntu avuze ngo nkunda amabeat akubita cyane baba bavuga kick nyine niyo kick kabisa iyo ngiyi. Course noneho bikagera aho twongera none iyo numvisha ingoma nyine zibaye, of course nyine ugomba kuzitaho cyane kubera muri Afrobeat navuga yuko ingoma nizo zi important mbere y'ibindi byose. So iyo umaze gukora ingoma kumva uri ku vibe ku buryo yuko wakora indirimbo nta kindi kintu wongera. Nibwo nyine wavuga yuko uba wumva nyine yuko ingoma zabaye kabisa. Noneho ukonja nibwo twajya wenda kuri amanota. Ukafunga wenda for example nkoresha za electric piano. So and then ukashiraho muri Afrobeat biterwa na genre, biterwa na genre music. Muri Afrobeat nyine bakunda ibintu biri simple tu.
yeah, so utunota turi simple kugira ngo umuhanzi nyine bifasha n'umuhanzi kugira ngo yisanzure muri beat kwimuhaye ibintu bicanzemo ibintu byinshi ntabwo yabona ahantu aririmbira yeah, so niyo advice naha tu twongeramo amanota hari ama instrument nyine ura recording no anga niho hazamo igice navuga another important part cy'ingenzi umuproducer nyine aba akeneye kubazi inyuma y'utuntu twose abashyize uracuranga nyine no ama effects kuma instruments nyine hari ukuntu wahindura piano ikagira sound itandukanye completely so tuvuge nk'iyo piano ikanyisoloing ukuntu ko yatanye ivuga nyine iyi bayita EQ igabanyaho nyine bigufasha kugabanya umwanda muri sound cyangwa kongeramo babita umwanda nyine hari amasound abangamiye mu matwi we yumva atameze fresh kabisa no wakongeraho n'amafilter kugira ngo nyine biha interesting vibe n'ama effect n'ama filters uri gushyiramo vibe kongeramo wenda n'akabase no ikindi nyine biba bifasha kumenya amazina y'ama instrument kubera cyane nyine ufite knowledge wenda nimba itari nyinshi ariko nyine ihagije tu muri music uburyo wavuga instrument ni iki buzz nyine yitwa gutya ndashyiramo ibyitwa gutya ukamenya uburyo bisacinga no hari okay none yo base na insurance ariko urumva iri hejuru ukuntu kandi itigongana n'iriya piano no kugira ngo ifashe base urayigabanya urayitranspose octave iyo yita octave ikahita iba base none kugira ngo nigongane ni ikajya ivugira inyuma ari base so instrument zose ziba ziri gukorana ntayiri kugongana n'iyindi buri uri umwanya wayo kandi bikabyara akabiti kazima wamugana no nkasubizamo za ngoma zimwe wavugije imbere noneho iyo beat wenda usa nkaho wirangije ugiye kohereza umuntu wongeramo instrument ya nyuma nyine y'ingenzi iyo bita jingle nyine nicyo kiranga umuproducer n'ubundi dushyiramo jingle ya jingle nababwiraga mugiye kuyumva right now ni ya jingle nababwiraga akoresha Patoo nyine imwe ashyira mu ndirimbo aba yakoze n'uyumva nyine urumva hari ahantu usanzwe yize niyo icompleting beat nyine ukagafata ukagaterekamo kagashyira ahantu binajyana fresh reka twumve amaze kwishyiramo ukuntu bivuga so the beat and that's how you make a beat kabisa nuko bakora beat ngira ngo abadukurikiye bari kumva ama skills nyine ubushobozi bifitemo byo gukora imiziki itandukanye iyi ngiyi ni afrobeat ni amapiano iyi ni amapiano bivuze ngo ushobora gukora n'izindi njyana afrobeat rap hip hop ikintu ngiye ngo nakora nuko experiment n'izindi njyana kubera birangira hari igihe nusanga hari injyana zimwe zigendana nyine nka jazz na afrobeat zirajyana cyane ama pop na amapiano so kuzikora bigenda bifasha ku widening range none ku buryo nuko n'umuhanzi wo muri America utazi na afrobeat cyari cyo yamamagara akambwira nshaka pop cyangwa hip hop trap imeze gutya
nka nyine nkaba nzi kuyikora nkayikora ukabuza icyo ugomba kumwoherereza kandi akagikunda byatari ntekereza ko abaproducer nyine bafite akazi katoroshye ariko ndabona ubikoze ibintu byose byatari iyo ubizi cyane unabikunda bikorereza akazi birakoreza akazi kabisa kandi nyine wenda kubimenya nicyo kintu kiba kigoye wenda ku bahanzi ikintu kiba kigoye mu rugendo rwabo ni ukubona iyo opportunity cyangwa ubwo bushobozi bwo gukora bwo kugaragaza impano yabo ariko ku ba producer ikintu kiba kigoye ni ukumenya ibyo bintu ariko iyo ubimenye uvuga ati nshobora gukora akantu gutya umuhanzi akakunda iyo ubimenye ntago wabura umuntu nyine wabikunda kandi nyine ntago wabura uko bigenze kandi akagushyira kuri spotlight akagushyira kuri spotlight so ariko kubimenya ni biba bigoye tu it's very difficult especially iyo utari nyine utaruzi gucuranga mbere cyangwa musically nyine utazi ibintu bya music ariko it's still possible ku muntu utari musician cyangwa nyine cyangwa utari umuririmbyi numva yuko very possible nyine nukumenya imbaraga zawe naho nyine naho ugerera tu n'icyo ukeneye kongeramo n'ibindi byose so ahubwo ikintu kiba kiri important ni creativity mbere y'ibintu byose ni creativity cyane that's the most important you have to be creative nyine kugira ngo amugane kuri ibintu bitandukanye by'abandi hanyuma bizakomeze bigende fresh byatari hari igihe usanga nyine hari umuntu uzi gucuranga ariko utaba umuproducer kubera nyine abaye umuproducer kubera abantu bacuranga piano nyine bacuranga live bagacuranga indirimbo z'abandi bantu cyangwa iki ariko ugasanga umuntu wenda ntago afitemo inuze kwikorera ibye bitandukanye n'abandi cyangwa ukaba ufite umuntu waba umuproducer mwiza ariko atari umucuranzi nabyo birakunda banzwe nka producer baba bazi nyine equipment zitandukanye bazi gucuranga umuproducer KLP Vibes nayivuze cyangwa hafi ya producer benshi bo muri Nigeria nyine bo ukuntu bakora beat biba bitandukanye nuko twebwe tuzikora kubera aba producer bo muri Nigeria benshi bo amanota n'ibintu byose barabishushanya mu imashini nyine hari umuproducer wakora beat nta piano afite bikakunda cyane akayikorera mu mashini gusa nyine niko n'ubundi aba producer benshi bo muri Nigeria nyine bakora hari bamwe bazi gucuranga n'abandi batazi gucuranga kandi bikaza bimeze neza nyine icyo ugomba kuzi ni ukuba ufite ugutwi ugutwi k'umuziki ko kumenya icyo umuhanzi ari bukunde cyo kumenya umuhanzi nyine cyashaka iki cyo kumenya icyo abafana bari bukunde hari igihe umuhanzi akunda ibintu abafana be badakunda kandi umuhanzi yagikunze cyane nyine bakavuga wapi kabisa kandi iyo ndimbo nyine yarayirwariye tu bibaho cyane utwumvishije uburyo ushoboye gukora ntekereza ko ari ibintu nyine binahambaye byatari ngira ngo abadukurikira wenda bari kugenda banabibona hari nk'indirimbo z'abandi bahanzi se uzi gukora wenda uzi gucuranga z'abandi bakoze ukavuga ati ngiye kano kantu baragacuranze kandi nawe nagacuranga wenda kugira ngo twumvishe n'abantu bamugani uvuga ati kano kantu karimo ino ndirimbo yitwa gutya bagakoze gutya sinawukubitiye dukoma akantu kabisa ibana ku buryo tuvuga tuti noneho ka kantu uzi ko ariko indure sound cyangwa ahubwo nacuranganuza amanota wenda yo muri nuza ya joli ya keniso properly Wama ya loving Afite Idasanzwe
wambonye muri la vida loca ndi hasi erega najye moi je ne sais pas gusa numva mbikunze kamwita Patoo Patrick producer ku kantu ngira ngo murakazi muri joro nyine abafite utuntu twinshi agenda dukoma ntekereza ko uramutse ubashije kumwaproachinga niba uri umuhanzi uri kutureba aka kanya ukaba wagira kuri the man aka kanya anytime muri kino kiganiro ngakorera akantu ka fresh byatari hanyuma Patoo hari ibintu producer mukunda gushinjwa ukunda kubikubise tutarabyumva ko producer mukunda gushinjwa ibintu bitandukanye urugero nko ku bahanzi b'abakobwa murabavuna cyane mukabakagura za ruswa z'igitsina producer mukunda kubishinjwa cyane ntabwo nari nabyumvaho ibyo bintu nta comment mfite kuri ibyo bintu wenda abo n'abandi ba producer ntabwo ugeze ubyumva se n'ahandi hantu hatandukanye wenda njya mbyumvaho nyine ahantu hamwe ariko ako kantu bari kutubeshera ntabwo abeshyera ko ari producer ufite kandwanira abaproducer bene bacu banafunga bakaniki hoya wenda aho ngaho nyine baba bagize love really natural bikarangira nyine bakundanye ariko umwana n'umukobwa bakaza avuga ati nose ko ari byo nshaka ndashaka umuziki kandi akubeye nta kundi nyine reka nemera nkorera umuziki muri kutubeshya barabeshya baba bari kubeshya abahanzi b'abakobwa babashinja abakobwa rero bakomeze bandike muri comment batubwire ibyo ari byo ko ibintu mujya mubishinjwa byatari nimba bibaho ngewe ntabwo nabona ewe ntabwo urabibona ariko warabyumvise nyine ariko numva ibintu byinshi numva ibintu byinshi numva ibintu byinshi nyine biri mu kuri n'ibindi bitari mu kuri ariko iyo nyungu ntabwo nakonfirme urivugira ubusa imusozi of course hagira wenda hari abaproducer nyine babikoze wenda bikaba bitakibaho bikanduza izina rya producer bari kuza n'ubu niko nabivuga wewe ari we wabikora ntabwo nabikora wapi nyine ngewe nkunda n'ubundi ngewe relationship ngira n'abahanzi biba nkunda yuko ibiri natural too so it's like nyine iri professional ariko iri na natural wenda atarimo bitewe n'ukuntu uwo muhanzi nyine ukuntu ngewe mba nziranye n'umuhanzi niko output nyine niko umuziki ugenda uba nziza cyangwa kubera iyo uri gukorana n'umuntu muziranye nyine bari byiza kubera birangiye umukoze ikintu cyenze kubera muba mufatanyije tu aranakwisanzuraho ariko hari ahantu nyine bigera ukagomba no kuba professional tu kubera n'ubundi at the end of the day ni akazi ku buryo utambwira ati tukurikirane kwa kundi no guhura n'umuhanzi nyine hanze ya studio kandi ngo bibera muri studio nyine wakinga n'umuhanzi muri studio ariko nyine ndi kuvuga ibintu byo ntabwo nkunda guhura n'abahanzi hanze ya studio ngo nyine nza muri pull up cyangwa kandi ariko ibyo byose twavuga n'ubundi bibera ngo muri studio ariko wenda ntabwo ari studio ubwo ndi kuvuga muri rusange ba producer nyine ibyo bashinjwe birego producer bashinjwe muri rusange muri rusange ubwo nanjye ndimo wapi kabisa twagira ngo uduhe view kuri icyo kintu nyine ariko ubwo nyine nta kundi ntekereza ko ari nk'ibintu byaraje bikanduza amazina ya producer yaba bari kuza urumva bakaba victime yumva abantu bigeze yuko nawe wumbaza icyo kibazo kandi of course ni ikibazo umukobwa mperutse kuganira nawe umuhanzikazi ambwira ko ibyo bintu bibaho nyine icyo kibazo kiziho nyine kandi ngo byaramubayeho nyine urumva hari bamwe bangije nyine like izina y'aba producer ariko urumva nabo nyine ntabwo babikoranye umutima mwiza tu ko urumva uwo muntu aba yabikoze azi yuko n'ubundi bizagera nyine of course icyo kintu ntabwo of course hari ahantu bigera tu bikangiza nyine binangiza n'akazi man isura y'akazi n'akazi ubwako n'isura y'akazi nyine hari umuntu uba ufite impano wenda ashaka kuririmba ariko akagira ubwoba bwo kuza muri studio ngo nyine biragenda gutya na gutya so biba ari ikibazo mwana biba bikwica akazi abo bantu producer tuvuge niba bahari wababwira ikibazo man mudufashe bahe message kabisa direct message mubikorere ahandi hantu of course nimba ukeneye ikintu kugira ngo ukore akazi neza usaba amafaranga cyangwa usaba icyo ari cyo cyose kindi ariko nyine icyo ari cyo kindi ahubwo ubu ngubu uyu muhanzi agiye gukorera indirimbo azajya abifite contract n'ikintu nyine yishyuye
kubera muri contract ntabwo waza ngo wanditsemo ngo wishe n'intuza ati ntabwo waza ngo wishe n'intuza. Hanyuma bivuze ngo abakobwa wenda n'abakobwa bafite impano bifuza gukora umuziki, ntekereza ko Patoo arabahumurije byatari cyane kabisa, baze batikandagira baje baje muri studio nta bindi muri studio ni imiziki nyine tu n'ubundi ahubwo like ni welcome kabisa. N'ubundi nishimira gukorana n'abakobwa cyane kubera ni akenshi usanga aribo bafite ama melody meza cyangwa amajwi meza, ntabwo bagoranye tu if you afite impano ntabwo biba bigoranye. ati nishimira gukorana n'abahanzi z'abakobwa ariko bitewe nishimira gukora abahanzi bose ariko uvuze ko abakobwa bafite amelody nyine amahirwe menshi, amahirwe nyine ku bakobwa amahirwe menshi ni uko baba bazi kuririmba cyangwa wenda batazi kuririmba ariko bafite ijwi, bafite amajwi meza. So ikisigaye nyine ni akazi ka producer wo kudirectinga. Humuriza ariko abakobwa neza, ariko n'abajama nabo nta kibazo. N'abajama nabo welcome kabisa, nabo ni sawa. Bose bahawe ikaze, imiryango ifunguye nyine. Buri muntu wese afite advantages, ni nyine ikintu abazi n'ikindi tu. So it's welcome anyone. Umuhanzi nyine wese nimba ushaka gukora indirimbo cyangwa ufite ushaka kuganira ibindi, it's welcome kuri studio. Ntekereza ko uko ibihe bigenda bitambuka haza n'ibindi, hari ibintu byakunda kuvuga ku producer cyane wenda bitandukanye n'ibyo twari turi kuvuga, ariko ugasanga nk'umuhanzi tuvuge niba kizamuka araje mukoranye projet ariko utinze kumuha ya ndirimbo ye cyangwa kubera adafite n'impano wanze gushyiramo jingo, ukavuga ati ntabwo yandaburiza n'iki ndi kwicira izina ryanjye. Mu by'ukuri ibi bintu biracyabaho, uracyabyumvaho? Of course biracyabaho cyane kubera icyo kintu, ahubwo nicyo numva cyane kurenza iyo topic yindi twari kuvuga. Iyo ngiyo ahubwo bibaho cyane. Wenda ntago ahubwo njyewe nyine icyo kintu kubera nacyumvaga cyane nyiri gutangira, nyine byamaye new mindset yuko kuba nagendaga mbibona muri studio, mu studio nyine nagendaga mu studio menshi nyine kwiga utuntu nkayabibona bibaho, ariko nyine ikintu nasanze ni uko iyo nyine nta muntu biba bifashije on either side, yaba umuhanzi cyangwa umuproducer. Kubera uwo muhanzi iyo yaje ukamukora indirimbo akayigusaba cyangwa agiye kuyisora ukica gahunda ye cyangwa n'umuha indirimbo ye, ubuse ntago uwo muhanzi ntago yagaruka gukora yajya gukora ahandi. Nyine niko bigenda, akazi kagenda kagabanyuka nyine ukabona umuproducer aciyeho tu, kubera nyine ibyo bintu, kubera nyine wenda ntago ubuse nabyita kwiyemera cyangwa kurinda izina rye cyane, ariko nyine ntago ari kuririnda nyine, ahubwo abari kuryangiza n'urubundi abagira ngo ni ukuririnda ariko bari kuryangiza cyane. Kubera uwo muhanzi nyine wenda iyo adafite impano ngo ukanga gushyiramo jingo yawe, sinzi nyine wenda ntago, ahubwo uwo muntu n'ubundi in the end iyo ndirimbo abantu nibayumva ntago bazayikunda, ariko iyi jingo yawe niba iza kurimo cyangwa itarimo ntacyo bijya guhindura, kubera wenda wavuga nese baseka uwo muhanzi cyangwa baseka umuproducer. Nimba wowe wakoze ibyo wasabwe ugakora beat nziza, ugakora mixing nziza, nta kintu bagushinja. So n'ubundi at the end birangira wowe mu producer ari uri kwiyangiriza izina. Byangiza izina cyane mara, nyine bijya bimbabaza kwa kundi ngire bimbabaza iyo haje umuhanzi nyine akanira story yuko producer kanaka nyine yamugiriye nabi nyine, kandi nyine sinzi tu nyine biba ibintu bidashimishije. Akuse wowe iyo wakiri umuhanzi wenda ariko ukabona ari kwihingamo ibyo bintu ntabishoboye mu by'ukuri, ariko afite amafaranga wenda n'ubwo bushobozi ariko ntazi kuririmba cyangwa bisa nk'atazi ibyo arimo fresh, wowe ushyiramo jingo ye cyangwa uramukaza nk'ibyo twavugaga? Ntayishyiramo nyine. Hari ubwoko bubiri bw'abahanzi, hari bamwe bashaka gutera imbere n'abandi badashaka gutera imbere. Abo badashaka gutera imbere biba bisobanuye yuko nyine ni ba bandi baza muri studio wabashaka kubabwira ngo hano nyine bigenze gutya nigenze gutya, nyine bakabyanga bakiyumvamo nyine yuko ukuntu babikoze ari byo sawa, kandi wenda nk'abantu 2 3 4 nyine bavuze nyine bumvishe yuko wabigenza gutya kugira ngo wowe bikugeza ahantu. So nyine iyo birangiye umuntu nyine agufunze umutwe nyine nawe
of course nta kazi kandi ariko nyine hari igihe wenda nyine of course ibyo yakoze ibyo yasabwe ya wenda yishyuye amafaranga cyangwa ubushobozi yabutanze of course ntabwo wakwanga kwishyiramo ariko nyine iyo uri nk'umuntu ahubwo byarutwa no kumusubiza amafaranga ye Ese utekereza ko ari ye mpamvu ituma nk'umuproducer wenda tuvuga ufite izina rikomeye yanga gushyira jingo mu ndirimbo z'abahanzi cyane nyine niyo mindset nari ndi kuvuga kuva kare wenda it's not ntago nyine biba byumvikana ku ruhande rwa producer ariko it's not too much ntago ari cyane ntago byumvikana cyane kubera nyine waba yumva yuko wenda yakoreye umuhanzi ukiri upcoming nyine nashyiremo jingo bigira iki ariko iyo umuhanzi nyine hari igihe ushibika umuhanzi abaye bigger than you nyine abaye munini kukurusha kandi atagarutse ngo murakorane nyine atagarutse akagenda gukora ahandi agahura n'undi mu producer agafata cyane kubera nyine sinzi nimba abantu bari kureba nyine of course bo barabizi kubera nyine bakurikira industry yo mu Rwanda kubera nyine haba amastory menshi y'abahanzi bagendaga baza nyine bakababwira ngo wapi kabisa bikarangira bakunzwe ni nk'urugero natanga ejo bundi hari akavido naguyeho ka Chrisizi ari muri talent show ari kurapa umujaji akahita amubwira umujaji akahita ubwira ngo wapi kabisa nakubwiye ngo no cishene none uyu munsi uwo mujaji yaza kumusaba ifoto so nyine nicyo aba producer nyine tugomba guhoza muri mind yacu none nyine n'ikindi nyewe numva yuko umu perfect producer abayeho yaba ari wa producer wahindura umuntu uwo ari we wese akamugira uwo agomba kuba ari cyangwa uwo umuhanzi yifuza kuba uwo umuhanzi yifuza kuba niwe nayita perfect producer kabisa kubera nyine niyo bisobanuro bw'izina n'ubundi ni umu producer ara producing so nimba ya producing talent yo kuri iyo level yabikuye from nothing nta muntu wamuzaniye ngo yishyure amafaranga ngo yamugize iki akabikora from nothing kuri ku mutima umwe nyine akabikora ariko numva ari we nyine mu producer njyewe navuga kabisa ari we niwe nifuza kuba nawe nifuza kuba kuva wamenya industry y'umuziki mu Rwanda cyangwa kuva watangira kwinjiramo kabagira akaboko wenda wifuza kuba wanatanga ubona hari ikintu nyine bigenda bihindura cyane muri industry y'umuziki ubona hari urwego rumwe ivaho ikaba yagira ku rundi cyane kubera maze umwaka umwe n'igice nzi industry nyine kuyimenya no kumenya n'abantu bayirimo nyine kuva icyo gihe kugera n'ubu byarahindutse cyane kubera abantu nasanzeho ntabwo ari bo bakiriho buri munsi nyine haza abandi bashasha ariko nyine of course hari ibintu biri positive n'ibindi biri negative hari nyine ibi bintu biri negative ntabwo nkunda kubivugaho cyane ntekereza ko kubivuga ari byo bituma bihinduka ahubwo so nyine kubivuga ntabwo bituma bidahinduka kubivuga biri negative ntekereza ko bituma binakosoka ahubwo byakosoka so ibiri positive ni uko turi kwambuka gake turi kugenda twambuka ikindi ni uko talent yacu iri hejuru cyane wenda usibye no kwambuka ariko nyine talent ni cya kintu nyine ukora nyine hari abahanzi bo mu Rwanda bakora indirimbo ugashibuka abahanzi bo hanze bavuze ngo nshaka gukora indirimbo nk'iyi ngiyi nshaka gukora beat imeze gutya kandi yakozwe n'umunyarwanda yakozwe n'umunyarwanda from scratch so nyine iyo ubonye ibyo bintu nk'ukuntu nk'abantu ku ruhande rwa drill na trap nyine trapish ba bushari ish nyine bijya binshimisha kubona kuri YouTube hari umunyamahanga utazi n'industry yo mu Rwanda ari kureba indirimbo yabo akavuga ngo nta magambo nta kintu ari kumva ariko akumva nyine hari ikintu kiri kumukura akanavuga ati harya anerera akavuga ati ngiye nubwo nta ururimi ntarwumva ariko irarenze so nyine ni ibintu bari byiza tu hanyuma ibiri negative sasa ibiri negative byo navuga yuko biri intern nyine ntago industry ikunda kubyerekana
ariko nyine biba biriba n'undi niba on the other side on the other side on the other side nyine wenda ariko nibwo akenshi tunifuza gutakorenga twebwe cyane kuko ntabwo tudushaka gukora ku bintu wenda bigaragarira amaso urese ababona tudushaka nimo twitwa the other side show tudushaka kujya ku rundi ruhande tukereka abantu babadukurikiye ibindi bintu batazi basanzwe batabona nyine niho twifuza rero ko batujyana nyine wenda muri urwo ruhande ukanda twibwira ibiboro negative gutya binakosotse twagera kure cyane ashoboka muri ubwo buryo. Ibintu biri negative navuga biri ku ni ibintu nyine ni ukutumvikana muri sector zose. Umuhanzi atumvikana na producer, umuhanzi producer atumvikana n'umuhanzi, umuhanzi atumvikana na manager we. Nyine ukasanga manager we ashaka afite iyindi goal itari y'umuhanzi, nyine akavuga ngo wenda umuhanzi nyine hari ikintu inyungu ni nshaka kumukuraho. Ugasanga nyine umuhanzi career irangiye kubwizo mpamvu nyine manager utamwifuriza byiza tu nyine yeah, so like nyine kutumvikana tu nyine nk'ibintu by'ibitaramo cyangwa nyine ibintu muri sector zose aba ari ibibazo. Main problem ni ukutumvikana. Gusa kumvikana buke biri guteza ibindi bibazo bikomeye cyane kubera kugira ngo bikemuke. Ni ibintu biri very simple. Nyine kandi ndi kubona biri kugenda biba muri new generation. Ni ukwicara ukaganira. Kubera usanga nta kibazo mwari mufitanye n'ubundi from the beginning mwese mushaka ikintu kimwe. Ariko nyine ahantu byaberaga ibibazo niko abantu nyine bangaga kuganira cyangwa kubwizanya ukuri. Nyine sinzi nimba abanyarwanda gusa bafite ako kabazo, ariko nyeka yuko ari abantu bose nyine abantu benshi ni ikibazo twavuga kiri global wenda ntabwo ari twebwe gusa. Nyine kwa kundi umuntu yakubwira yakwereka isura imwe none akajya ahandi akakwereka iyindi tu. So nyine nk'umuntu wari uri muri background iyo muri y'amasudio cyangwa industry nyine ndi kwirebera tu ukuntu ibintu bimeze ibikorwa bimeze niko nagiye mbibona. Mbona abantu bapfuye ibintu bitanabaho tu utuntu duto cyane ariko bikarangira bibaye big. So nyine kubera twese tuba dufite goal imwe, just kuboosting. Kubera muri life nyine haba ari principle imwe nyine abantu bubatsemo ibintu byose tuba turi kubona. Ni principle yuko mfasha nanjye ngufasha bikarangira. Nyine nta bintu byinshi nta matiku ntaki, nyine it's just simple. Niko inzu niko ama etage yubatswe, niko imodoka zakozwe. Just fasha ngufasha. Gufashanya kumvikana kuri utwo tuntu duto ntabwo bibaho yuko washaka yuko umuntu agufashe we ntihagire ikintu umufasha. Ntabwo nyine wenda ku ruhande rw'abanzi bari upcoming wenda ibyo bintu byabakinegeye kubera nyine bahita batanya gutekereza nese ni iki nafasha uyu muntu. Ariko njye ngamenya yuko nyine hari ikintu wamufasha kubera uri umuhanzi uri upcoming wenda udafite ubushobozi ariko ufite iyo mpano hari ahantu n'uwo muntu we wazamugeza. kandi usanzwe wenda ari big muri industry ugasanga ari wowe umugejeje ku yindi level nta kintu nyine wamuhaye cyangwa iki. So nicyo nyine uwo mutima ukenewe tu mu bintu byose kandi mu bintu byose atari music gusa atari muri industry gusa everything. Ariko tuya tubona aba producer bakorana nyine ugasanga wenda nkakoze beat undi recordinze undi agize gute. Niyo mpamvu n'ubundi navuze muri sector abahanzi bagira ikibazo n'aba producer cyangwa n'iki ariko kenshi aba producer usanga nyine like ako biri kuza ubu ngubu kubera mbere nyine ntabwo ibyo bintu ntabwo byabagaho. Ubu ngubu urabona ko biri kugenda bihindura isura. Kubera kera nta muhanzi muri studio watinyukaga ngo avuge ngo ma projet nyishire niwoza ngo ayirangize. Umupolisi ahita kwicira muri studio. Umupolisi ukora indirimbo nayirangize. Ariko nyine ubu ngubu ikiza nyine young generation kubera tuba dufite goal imwe nyine tuba dufite dream imwe. Ni wowe wemera yuko uvuga ngo iki kintu njye ntabwo nyine wewe nyine ufite ubumenyi burenze ubwanjye atakira mfasha wenda bihurize hamwe kubera ko wenda kurangiza indirimbo wabikora
ariko hari umuntu ubizi kukurusha kandi wageraho nyine bitakugoye so why not kubera nyine byarutwa nyine ndi umuproducer ngewe nakwifuza gukora indirimbo nziza fatanije n'umugenzi wanjye kurusha uko nakora indirimbo mbi ariko izina ryanjye none ibaze gukora indirimbo mbi ari wowe gusa wanditseho kandi ikaba nambi ikaba nambi sibyarutwa nuko wakora indirimbo nziza ufite wenda hariho nizo credit credits z'abandi bantu bagufashe mu kuyikora kugira ngo ibe fresh bizataye kubera n'ubundi birangira mwese nyine muteye imbere ariko se wa mugani ngiye hari nshobora kugarukira nk'abaproducer bavuga ngo wenda abasuzuguritse iki kumva umuhanzi kubwiye ati mani nka project yanjye ijyane kwa runaka irangize ntabwo aba yumva ari nk'agasuzuguro umugani avuga ati ubushobozi bwanjye wenda arabukerenceje ntabwo abubonamo nyine ubushobozi igihe nibonamo of course ahubwo ahangaha haba ikibazo cya perspective nyine ahantu we ari kubitekerezaho from the direction ari kubirebera kubera hari umuntu ngewe hari ukuntu ngewe ubu nk'urugero hari ngewe utwanya indirimbo urambwiye ngo nyigoreze ujyane kwa Bob kuyirangiza hari umuproducer wavuga ngo nyine ibyo bamaze kuvuga ngo reka mbirangize n'ubundi ngewe ndabizi none hari uwundi wavuga akira vuba ahubwo gira vuba bijyane kwa Bob ayi blessing indirimbo izasuka ari fresh cyane kubera nanjye nyine biranshimisha iyo umuhanzi wenda ambwiye ngo reka nzane umugitariste twongeremo aka kantu reka nzane umuntu uwo umfasha kwandika kuko afite ama ideas meza n'icyo kintu nyine no ku ruhande rw'abahanzi habamo icyo kibazo aba producers nabo bagira cyo umuhanzi nyine abapinga gufata ama idea y'abandi bantu avuga ati muri stagishamo n'ijisho batazavuga ngo nago niyandikira indirimbo zanjye kandi ibyo nyine niyo mpamvu kuri ku Spotify yaba big artist nyine muri credits harimo nk'aba songwriter nka 5 aba composer 5 abamufashe kwandika indirimbo no n'imitunganyirize ntabwo bivuze yuko aba byamunaniye bavuga yuko nyine we aba hari abantu respecting yumva yuko bamufasha kugera bagera so nyine niho bigera ku yindi level tu kandi nyine wenda nicyo kintu navuga yuko industry yo mu Rwanda nyine yatinze kumenya tu ariko ubu ngubu biri kuza kubera nyine usanga abahanzi bo muri hanze bo mu bindi bihugu bahanze nyine babikoraga kuva kera atari na hanze ya Africa tu n'abandi banyafurika bo muri Africa bo South Africa nyine bari babizi tu so wenda nicyo kintu industry yacu yatinze kumenya ariko of course nyine ikintu nayikundiye nuko nyine yiga vuba so nyine muri time yo kuva wenda navuga kuva muri na 2018 kugeza 2023 ubwo harimo nk'imyaka 5 nyine byose byahise biba up to date ubu ngubu nyine biri kugenda biba up to date bikaba ama project agakorwa akagira sound nziza nyine n'abantu bakazikunda kandi indirimbo ikazize fresh byatari turi kumwe na Patrick producer aka Patoo ngira ngo mwumva ko nyine mu ndirimbo zitandukanye Patoo wakongera ukaducurangira wenda nanone ukadukubita kandi kantu ka fresh byatari hanyuma tukaza no kugana ku musozo mu kanya utubwira nyine n'ahantu abantu bagusanga ama social media accounts zawe amahando kugira ngo abantu nagufollowing byatari ibintu bikomeze kugenda bimeze fresh byatari twe turacyari the man ikiganiro ni the other side show mugisanga kuri the man TV komeza ukore subscribe ukore like ikiganiro gisangize n'abandi bantu kugira ngo bikomeze bigende fresh byatari Patoo agiye kongera ducurangire yabana dukubita kantu ka fresh byatari yabana mwumve ko ibintu abari fresh byatari hano muri the man nyine imiziki bikorwa ku bwinshi kubi na bwiza kabisa uraza ukakubita imiziki myinshi byatari ngira ngo nawe muhanzi ukizamuka muhanzi waba warazamutse warageza wifuza kugera ushaka kuza nyine hano muri the man yimukiye mu Kagarama niho twari basanzwe uyu munsi niho twibereye aka kanya uraza bakakorera imiziki myiza ya danje yaba Patoo nawe na producer Atubwiye haruguru bagenda barimo bakorana neza byatari agiye kudukubita akantu ka fresh byatari twe twumva nuko byifashe ibintu birakomeza kugenda neza cyane byatari
yes iyi beat niyo wayikoze ngira ngo muri kuko bafite beat za fresh byatari kandi ufite n'izindi nyinshi nyine nyinshi cyane ubu se ntabwo muri ubu nyine nko muri umwaka n'igice maze nkora production za beat nka 500 zagera wenda zose ntabwo nzifitemo hano ariko ntabwo zawe. tukivuga ku bintu by'amabiti hari challenge yateguwe na The Man ngira ngo ni The Man Music Beat Challenge. Mwagiye mushyira amabiti kuri YouTube abantu baragenda bakoramo ama challenge nyine kugira ngo bagaragaze impano zabo kugira ngo The Man yabofarinze ubushobozi hari kiza bafasha ngira ngo kubona uzatsinda izo challenge. Ubyakira gute ko amabiti yose yashyizweho ayawe ari gukoreshwa cyane? Sha nyine biranshimisha tu nyine mbona yuko nyine nabasha kugira ku bantu tu ku mitima y'abantu ku buryo bakumva muri beat zigera nko muri nka 20 bakumva izanjye nyine bakumva arizo baririmbamo nyine bita nicyo kintu n'ubundi namaze igihe kinini nyine ndi kwiga nyine kumenya icyo abantu baba bashaka icyo bakunda so nyine so biranshimisha kumenya yuko nyine ntago nakorera ubusa kumenya yuko nyine ibintu nari ndi gukora nyine byari bifite agaciro tu so nyine it's very good ndabyishimiye cyane kandi mukomeze mukora ama challenge nyine hariho nanjye hari benshi nanjye mba ndi kumva babizi cyane kandi of course nyine ubwo challenge nigera kuri stage yindi ubwo nyine tuzagenda tumenyana banaze muri studio mukora n'imizigo ya danje abantu mukomeze mukora ayo ma challenge ni The Man Music Beat Challenge ni beat musanga kuri channel ya The Man TV ari nayo iriho iki kiganiro. Ama beat ariho ni menshi byatari yakozwe na Rush yakozwe na Izo yakozwe na Patoo n'ama beat menshi byatari ntekereza ko kuri buri njyana buri aho yisanga hariho nyine aho yisanga muri izo njyana zose gospel gakondo afrobeat trap drill ibintu byinshi cyane. Rush okay ubwo njyewe muzanjye harimo nyinshi zivanze harimo afrobeat harimo trap harimo na drill muzijyanye na gakondo na gospel n'izindi n'amarumba na izowe nizo ziriho na Rush harimo na amafro n'amapiano. Ntekereza ko urumva ko injyana zose kabisa injyana zibaho n'izitabaho zose ziriho mukomeze mukore challenge nibigera ku musozo abantu nyine cyangwa uko step zigera zamuka abantu bakazakomeza kugenda bamenyeshwa nabwo twari dusangwa nk'abanza hano muri studio baje kandi bavuye muri izo challenge n'ubundi. Patoo noneho reka tugane ku musozo ariko tubwire Patoo ahantu abantu bagusanga amahando yawe y'imbuga nkoranyambaga ukoresha na nimero za telefone na niba bikunda kugira ngo abantu guhamagara baze mu makuru izo project byatari. So kuri Instagram hafi y'ahantu hose nyine mfite social media zose kuri Instagram ni Patoo n'ama O ebyiri na RW ya Rwanda no kuri YouTube naho ni Patoo O ebyiri RW za Rwanda no kuri TikTok zose niko ziba zimeze. Patoo ya O ebyiri na RW ubwo ni Patoo Rwanda nyine mu yandi magambo ariko ni Patoo Rwa. So and then nimero zanjye za telefone ni 079 069 58 01. So niba mushaka kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara tukapanga session tukavugana cyangwa mufite ibindi bibazo nuko mwangera. Mfite na YouTube channel ndi kugenda na TikTok ndi kugenda nshira ama video nyine twa entertainment nyine twa gukora ama beat cyangwa nyine tu entertaining kuri YouTube yanjye nayo ni Patoo Rwa. ngira ngo muri description baraza kubona ama nimero zawe nyine bare muri description barasanga ama nimero zawe nayo ma social media twavugaga haruguru kugira ngo bakomeze mu connecting nyine ibintu bikomeze kugenda fresh byatari. Tuganiye ku musozo banyita TY Cobra iyi ni The Man TV komeza ukore subscribe ukore like unashare kino kiganiro muze muri The Man Records mukore imiziki ibintu ni fresh byatari banyita TY Cobra ciao ciao.